Ubushakashatsi buherutse kugaragaza yuko abarenga 47% mu gihugu cy'u Rwanda barwara umutwe ndetse bakaribwa n'umutwe bikomeye cyane. Aha ngaha tukaba twabakusanyirije impamvu zirenga 20 zishobora kuba zigutera cyangwa se zishobora kuba ari imwe mu ntandaro yo kuribwa n'umutwe bikabije. Hanyuma ndagira ngo utarakora subscribe ukore subscribe kubera yuko ku YouTube channel tubanyurizaho ibiganiro byiza biteguye bibafasha kumenya uko ubuzima bwanyu buhagaze n'ikirere muri rusange. Zimwe mu mpamvu zitera kurwara umutwe udakira cyangwa se kuribwa n'umutwe cyane bikabije twagiye tuzishyira ku rutonde ndetse tuvuga n'icyo wakora kugira ngo umutwe cyangwa se ububabare bw'umutwe bugabanuke. Ibi byose rero bikubiye muri iki kiganiro, ndagira ngo ugende wumva neza igitera umutwe ndetse n'igisubizo. Iyo mvuze igisubizo mba mvuze icyo wakora kugira ngo ubwo bubabare bw'umutwe buhagarare. Icyo twatangiriraho nicyo twita hydration. Dehydration ni ururimi rw'amahanga bisobanuye kunywa amazi adahagije cyangwa se kutanywa amazi habe na busa. Abantu badakunze kunywa amazi ni bamwe mu bantu bakunze guhura n'ibibazo byo kuribwa n'umutwe cyane nk'uko ubushakashatsi buherutse kubigaragaza. Igisubizo ku bantu baribwa n'umutwe kubera kutanywa amazi cyane akaba ari ugufata amazi ahagije byibura nka litiro ku munsi ndetse bakanarya imbuto. Mu mbuto ushobora kurya harimo watermelon, harimo na cucumber cyangwa se tuzi nka kokombure. Iki ni igisubizo cyiza cyane ku bantu bashobora kuba baribwa n'umutwe. Niba nawe uri umwe mu bantu bajyaga baribwa n'umutwe utazi impamvu ariko ukaba usanga udakunda kunywa amazi cyane, menya yuko icyo bita dehydration cyangwa se kuba ufite umubiri ufite ikibazo cy'amazi ari bimwe mu bishobora gutuma umutwe ukurya ntibigende neza. Icya kabiri gitera umutwe cyane nicyo bita stress or anxiety. Stress ubwo harimo icyo twita mental pressure, kugira pressure cyangwa se igitutu bitewe n'aho uri cyangwa se aho ukorera. Hari abantu baba bakorera mu bantu benshi ariko mu by'ukuri ugasanga icyo twita social anxiety cyangwa se kudakunda kuba uri kumwe n'abantu bikagutera stress, bikaba byakuviramo icyo twita overthinking. Overthinking no gutekereza birengeje urugero bikaba byagutera kuribwa n'umutwe. Aha ngaha rero iyo ubonye ikibazo ugishakira igisubizo. Igisubizo kuri iki kibazo nicyo twita relaxation techniques. Gufata amatekinike azajya gufasha kuruhuka harimo nk'icyo twita breathing, guhumeka winjiza umwuka uwusohora gake gake, winjiza umwuka uwusohora, nicyo twita meditation. Ibyo bita kumedita, kwicara ahantu ugatuza ugatekereza neza, ahantu hatari abandi bantu, utuje ari wowe n'umubiri wawe, ugatekereza neza ugatuza. Ikindi gisubizo ni to take a short breaks, gufata akaruhuko k'umwanya mutoya. Indi mpamvu ya gatatu twaje gusanga kuri zimwe mu mpamvu zituma nyine abantu barwara umutwe harimo icyo twita lack of sleep, gusinzira bidahagije. Hari abantu baryama nka saa 5 z'ijoro yarangiza akaza kubyuka saa 12 za mu gitondo. Ubundi umuntu yagenewe kuryama amasaha agera ku masaha 8. Iyo uryamye munsi yayo byibura ushobora kuryama 7 itsoke nta kibazo, ariko iyo uryamye 5 of course ntabwo wabura kuribwa n'umutwe. Igisubizo aho ngaho mukaba mubyumva ni ukongera schedule yawe yo kuryama, kongera amasaha yo kuryama ukabishyira ku murongo. Ku mpamvu ya kane ari namwe mu bintu bituma abantu barwara umutwe cyane cyangwa se baribwa n'umutwe bidasanzwe harimo icyo twita caffeine withdrawal. Hari abantu baba baramenyereye kunywa amakofi. Buriya hari ibintu biba addictive. Iyo wamenyereye kunywa kofi and then ukaza kuyivaho ni bimwe mu bintu bituma ugira ububabare bw'umutwe budasanzwe. Solution: reduce caffeine gradually, drink water and rest. Igisubizo ni ikihe? Izo caffeine aho kugira ngo uhite uzivaho gutya burundu, zivaho ku buryo wagiye upanga. Niba wanywaga kofi 3 ku munsi, tangira ujye unywa kofi 2 ukwezi ni gushira unywe imwe, ukwezi ni gushira unywe amazi, ukwezi ni gushira unywe amazi. Witoze kugenda uruhuka ufata akaruhuko bisanzwe kugeza ubwo nta nimwe ukinywa. Impamvu ya gatanu itera kurwara umutwe udakira cyangwa se kuribwa n'umutwe bikabije nicyo twita eye strain cyangwa se long screen time, gufata umwanya munini uri ku ma screen. Ubwo harimo televiziyo, harimo machine, harimo n'icyo twita telefone. Buriya ruriya rumuri ruva mu matelefone ntabwo ari rwiza ku bantu kubera yuko uko urumaraho igihe kinini niko ruguteza stress mu mutwe, niko rutuma ubwonko budakora neza, hanyuma bikaza kukuviramo kubabara
umutwe. So ikindi igisubizo ushobora kwiha every 20 minutes look at something feet away for 20 seconds. Adjust screen brightness. Bimwe mu bintu bishobora kugufasha harimo kugabanya urumuri rwa screen, cyangwa n'igihe umaze nk'iminota 20 kureba muri telefone yawe, gerageza uwubura umutwe, ugerageze urebe ahandi hantu hatari muri telefone nk'amasegonda 20-30, ujye wakongera usubire muri telefone, kandi ibyo bijye biba kenshi cyane gashoboka. Impamvu ya gatandatu turaza gusanga impamvu ivuga ngo poor posture, cyangwa se kwicara nabi cyangwa se guhagarara nabi. Uzarebe nk'iyo ukoresheje telefone wicaye mu ntebe wicaye neza nta kibazo, ariko uzarebe iyo ukoresheje uryamye nko ku buriri, ubyuka umutwe uri kukurya wumva umeze nabi. Izo nazo ni zimwe mu mpamvu zituma umuntu arwara umutwe udakira. Igisubizo rero, maintain good posture, making sure yuko uri muri posture nziza igihe ukoresha ikintu icyo ari cyo cyose, yaba telefone yaba n'ibindi bikoresho byose. Indi mpamvu twasanze ku mwanya wa karindwi harimo icyo twita skipping meals, gutaruka amafunguro. Ugasanga wamenyereye kurya saa sita ariko ntibigeze urya saa sita kubera nk'akazi kenshi. Ibyo ni bimwe mu bintu bituma umutwe kurya cyane, kandi abantu benshi murabizi cyane. So ku mwanya wa 8 tuhasanga icyo twita high blood pressure. Ni nk'igitutu cyangwa se kuba ufite high blood pressure, undi ni uko ufite umuvuduko w'amaraso. Iyo ufite umuvuduko w'amaraso nta kindi kikubaho usibye kuribwa n'umutwe ndetse n'izindi ngaruka bizana nyinshi. Ku mwanya wa 9 twasanga icyo twita alcohol. Buriya iyo wanyweye cyangwa se ugafata ibinyobwa birimo alcohol nyinshi, drinking too much alcohol, ubyukana icyo twita hangover. Hangover ni ukuribwa k'umutwe cyangwa kumenagurika k'umutwe bikabije. Igisubizo kikaba drinking water, rest, eat balanced meal. Ni ukuvuga ngo ni ukunywa amazi, wamara kunywa amazi ukaruhuka, nyuma yo kuruhuka ugafata ifunguro rigize gute, ifunguro ryuje ibisabwa. Abandi bantu bakunze kuribwa n'umutwe cyane nabo twita aba medication overusers, abantu bakoresha imiti ku rwego rukabije. Taking painkillers too often, abantu bafata ibinini bigabanya uburibwe babifata kenshi cyane, nabo ni bamwe mu bantu bakunze kuribwa n'umutwe cyane